Murakoze cyane nyiricyubahiro Musenyeri, twagira ngo mudutangarize Kiliziya Gatolika mu Rwanda iritegura kwinjira mu mwaka w'uburezi, ariko hahimbazwa icyumweru cyahariwe kuzirikana ku burezi Gatolika. Iki cyumweru mu nama y'abepiskopi mwakigeneye iyihe nsanganyamatsiko? Murakoze mwese mudukurikiye kuri Patches TV, kuri Radio Mariya Rwanda. Ndabashimiye uyu mwanya mu mpaye nk'umuntu ushinzwe komisiyo y'uburezi mu nama y'abepiskopi, kugira ngo mbabwire ku burezi Gatolika. Buri mwaka dushyiraho insanganyamatsiko yihariye kugira ngo abana, abarezi, ababyeyi bayigendereho, kandi byose bikaba bishingiye ku ndangagaciro y'Ivanjiri, indangagaciro Gatolika, ariko kandi bidasize n'indangagaciro nyarwanda. Uyu mwaka rero twahisemo insanganyamatsiko igira iti ndera neza, nkure neza, nkore neza. Ndera neza, nkure neza, nkore neza. Ndera neza ubwo haba habwirwa ababyeyi, mbere na mbere ababyeyi, kuko nibo batanga uburere bw'ikubitiro, kandi uburere bwa mbere burya n'ubwo mu rugo, n'ubwo ababyeyi. Ababyeyi nabo bagomba guhora bunze ubumwe, batanyuranya, babungabunga abana babo. Burya mu muryango, babyeyi mubimenye, niba hari n'ikibazo mufite mujye mukirinda umwana, maze akure ari umwana koko wishimye. Abandi babwirwa ni abarezi, kuko iyo umwana avuye mu gituza cya se na nyina ashyirwa mu biganza by'abarezi. Abarezi nabo ni ababyeyi, nabo uwo mwana bamurere impande zose, bamurere akure mu bwenge, akure mu gihagararo, akure no kuri roho, agenda amenya indangagaciro z'Ivanjiri, indangagaciro nyarwanda, indangagaciro za kimuntu. Ndera neza rero ihura na wa mugani wa kinyarwanda ugira uti abana ni bamwe harera inka. Burya abana bose ni bamwe harera inka. Ni ukuvuga ngo icyo uha umwana burya nicyo kimugira umuntu. Ikindi bakavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Wavuka heza ute, ariko iyo udahawe uburere burya uba nabi. Ushobora no kuvuka ahantu cyangwa mu bantu badasobanutse, ariko hahabwa uburere bwiza, wahura n'abarezi beza, ukaba igitangaza. Uburere rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, ku buryo tuba tugikomeyeho. Umwana agomba gukura neza rero. Ndera neza, nkure neza. Umwana nawe agomba kwakira ubwo burere, akabwakira ibyo bamureresha byose, yaba Ivanjiri, yaba umuco nyarwanda, zaba inama ziturutse hirya no hino, yewe no mu ikoranabuhanga. Burya ikoranabuhanga naryo rirarera. Usibye tutagomba kwibagirwa nuko hashobora kuvamo icyahutaza umwana, ariko rero umwana akura neza iyo yabihawe neza. Nawe agomba kwakira ubwo burere, maze imbuto z'ibyo byose bikaba gukora neza. Gukora neza ni ukuvuga kunogera abantu, kunogera Imana, kunogera igihugu, kunogera Kiliziya. Agahora ari umuntu witabira ibikorwa by'igihugu, ibikorwa bya Kiliziya, umuntu w'ingirakamaro mu bandi. Ariko ibyo ngibyo abikesha kuba yaratsinze neza, kuko muri uko gukora neza ni ugukora neza mu ishuri, gukora neza muri sosiyete, gukora neza muri Kiliziya, kugira ngo ahore ari imbonera mu bandi. Nk'umwana koko wakurikiranye uburere Gatolika, ari umwana wize mu mashuri Gatolika, iryo zina rikaba koko ryo muntu. Kwiga mu ndangagaciro Gatolika
ugomba kubigaragaza. Rugamba Sipiriyani niwe waririmbye ngo kwitwa izina ryiza ntubimena, ubuhemukira uri guhamagara, kugira ngo ube warize mu mashuri gaturika, warezwe n'abapadiri, warezwe n'ababikira, barakureresheje ivanjiri, usibye amasiyanse na tekinoloji nabyo bitabuze, ariko hariyongereho n'ibyo byose, warangiza ukaba rubebe, burya ubuhemukira wakureze. Ni ukugira ngo rero tubwire n'urwo rubyiruko ko ari igihango gikomeye kwiga mu mashuri gaturika, ko izo ndangagaciro nabo bagomba kuzishyikiriza n'abandi bose baba babikeneye. Iyo nsanganyamatsiko rero, ndera neza, nkure neza, nkore neza, tuyijyane kandi tumenye ko tuzasoza icyumweru cy'uburezi mu kwezi kwa gatanu i Cyangugu. Ubwo mwese mukaba murarikiwe kugira ngo tugumye tugendere muri uwo murongo, muri iyo nsanganyamatsiko, amashuri aho ari ndetse n'ababyeyi n'abarezi, tuzirikana iyo nsanganyamatsiko izatugeza kuri cya cyumweru cy'uburezi mu kwezi kwa gatanu, aho tuzakizihiza ku rwego rw'igihugu muri diyoseze ya Cyangugu. Murakoze. Icyubahiro, hari insanganyamatsiko muri gahunda y'uburezi bwa Kiliziya Gatolika mwari mwarahisemo ko izakomeza kugenda ikoreshwa umwana ushoboye kandi ushobotse. Ese hari aho bizahurira n'iyi ngiyi, izakomeza kubahirizwa cyangwa murashaka gushimangira iyi nsanganyamatsiko? Iyi nsanganyamatsiko umwana ushoboye kandi ushobotse ni insanganyamatsiko nkuru, ariko rero igerwaho hanyuze ku miyoboro myinshi. Urumva ko kurera neza ukorera umwana ushobotse, gukura neza abashobotse, gukora neza abashoboye. Urumva rero ko bigenda byuzuzanya rwose. Iyo nsanganyamatsiko ihoraho, ni umusingi. Noneho tukagenda tuzamura ingingo z'umwihariko umwaka ku mwaka.